Ndagusuhuje nguhaye ikaze kuri Nekizi TV show wodahwema gukurikirana ibiganiro byacu dukora bya buri munsi aho waba uherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'amajyepfo. Urakoze cyane guhitamo iyi channel, reka nkubwira ati ubuntu bw'Imana reka bubane nawe, amavuta n'amahoro bya Nyagasani reka bikoteho kandi bikomeho. Uyu munsi n'ubundi ni ikiganiro ku muvandimwe wacu Vestine usanzwe uririmba mu itsinda rya Vestine na Dorcas. Ni amakuru mutigeze mumenya cyangwa se mwanze kuvuga muri benshi, mwanga kugira icyo muyatangazaho. Nanone reka mvuga ko mwaje kuba mwayirengagiza, ariko ni ibintu biteye akababaro cyangwa se biteye agahinda. Hari byinshi mutabashije kuba mwamenya cyangwa se ibyihishe inyuma kuri Niyo Bosco, Emirene ndetse na Vestine na Dorcas. Ibi ngo bimeze gute rero? Wowe ubonye kino kiganiro, ikintu cya mbere usabwa ni ugukurikirana akantu ku kandi kugira ngo uze kumenya inkuru yuzuye cyangwa se umenye imvano yabyo. Hari abantu benshi bagiye bavuga ko Niyo Bosco ari umuhanga mu kwandika indirimbo cyangwa se ari wowe waburesinze ba Vestine na Dorcas. Ubwo ni itsinda ryabo mvugiye hamwe muri rusange, abandi ati ni impano ibarimo cyangwa se ni Imana ibakoreramo. Reka nkubwize ukuri ko umwami Vestine na Dorcas bakorera ashobora kuba yamenyekanye. Nawe urabizi wowe udukurikiye muri iki kiganiro nimba ukorera Imana cyangwa se ariko nubwo utabukorera Imana, buri gice cyose waba urimo urabizi ko n'ijambo ry'Imana yavuga ati mbwira uwo mugendana nkubwire uwo uri we. Murabizi ko Niyo Bosco ari we ubandikira indirimbo, kandi Niyo Bosco ni umuhanzi uririmba indirimbo za sekera cyangwa se uririmba indirimbo z'isi, inyinshi zibanzemo n'ibishegu. Ntabwo uri buze kumbwira uburyo ki ari buze kwandikira abantu barimba indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza, umbwire ko abo bantu bari mu gakiza. Umwami Vestine na Dorcas bakorera, reka nkubwire ko yamajije kumenyekana. Ibi ngibi bashobora kuba babikora atari mu buryo bwo gukorera Imana cyangwa se bwo kubwiriza ubutumwa bwiza, ahubwo babikora mu buryo bwa business. Uyu mugabo usanzwe ubandikira indirimbo akaba anaririmba indirimbo z'isi yaje kugira ikintu abitangazaho mu kiganiro yaje kuba yakora kwa Emirene, avuga ko ibintu akora ari ibintu bimurimo. Ariko nanone turaza kongera kubabwira ko iyi ngiyi ari isi igiye kurimbuka. Nta muhanzi uririmba indirimbo za gospel cyangwa se indirimbo zo kuramya Imana ndetse no guhimbaza wandikirwa indirimbo n'umuntu uririmba indirimbo za sekira. Uyu mugabo rero byagumye bikorozwa benshi cyane, benshi bagenda babivuga ko ari nayo ntandaro ko ari Imana ishobora kuba igiye kumucishaho akanyafu cyangwa se igiye kuba yamwigisha cyangwa yamenya uwo ari we. Aba bana byinshi mutabamenyeho baje batangira bakorera Imana, ubona ko ari abana b'abanyamugisha. Reka kera byacitse bakibona amafaranga cyangwa se batangira guhindura ubuzima, nibwo baje kuba batangira kuraruka, batangira kuba bajya mu ngeso mbi. Hari amavideo twagiye tubona cyangwa se amafoto, dore ko no muri ADPR gusuka bitemewe, abiki aribwo baje kuba batangira kwigenga cyangwa batangira gutera idini rya ADPR akatsi. Ibi bintu turaza kongera kubigarukaho, tuze gusanisha na Theo Bosebabira cyangwa se n'abandi bahanzi ba Isirasi ibya Yesu ni ku murongo, bagiye batangira baza bakorera Imana ubona ko ari Imana. Kera kabaye reka babona amafaranga batangira kubita inyuma cyangwa se kubitera utwatsi. Aya makuru niyo utigeze umenya ko umwuka uba uri muri ya mugabo ubandikira indirimbo akaba ari n'umuhanzi. Hari byinshi mutamumenyeho. Uyu mugabo ntago ari umwuka w'Uwiteka umukuramo, afite izindi mbaraga zimukuramo mwebwe mutamenye. Bidatinze kabiri hari benshi bagiye bavuga ko Vestine cyangwa se na Dorcas bashobora kuba bakisanga muri sekira bitewe nuko bari kurarikira amafaranga bakabura kurarikira agakiza. Abenshi bagiye bavuga ko agakiza bari kukabwirwa ndetse bari kukumva nko mu nzozi. Hari benshi bagiye kuba batangaza ko bagiye kuba bakerura. Mwagumye mwibasira Vestine mubura kwibasira na murumuna we, nawe hari byinshi byigiye byihishe inyuma byagiye bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ko ashobora kuba agiye gushakana na Israel Mbonyi. Abantu benshi babitera utwatsi. Nanone hari benshi bagiye bakomoza ko aba bantu batagikorera Imana cyangwa se abakozi b'Imana twakita nk'abanyamugisha ko batagikora, ahubwo byose babigize business. Uraza gusanisha na ba bapasteri bamwe na bamwe bagenda ubona ko
mbese kukusengera cyangwa kukubwiriza ari buze kukwaka amafaranga. Reka nkubwire ko aba bantu bose bashobora kuba bagushuka, nta mukozi w'Imana uzaza kugusengera akwake amafaranga cyangwa se aze kugusoresha, kuko ibi byose twaje kumenya ko babikora kubera business. Ko nimba Vestina na Dorcas bakoze igitaramo ni byiza, wenda baraza kwishyuza kuko n'ijambo ry'Imana bivuga ati tuzatungwa n'imirimo y'amaboko yacu. Ariko se nanone nimba ari izadutunga, tuze gutandukira inshingano cyangwa tuze gutandukira agakiza, tuze kwivanga mu by'isi cyangwa tuze kurarikira iby'isi. Ibi byo ntago bikwiye. Hari benshi bagiye bavuga ati nka ba Pastor Claude cyangwa se ba Bosco Empire bibanda kuri ya mavideo yabo bavuga ko Vestina ashobora kuba yararwaye toromo. Hari benshi batagiye batinya kuvuga ko ashobora kuba yaranduye sida, aribyo byatumye yiheba. Ariko gusa yo ni amakuru y'ibihuha, wenda ntago ndibuze kwirengagiza amavideo cyangwa se amafoto yagiye agaragara ari muri hoteli yagaragaje ubwambure bere ushaka kwerekana ko yarasoje gukora impuzamubonano bitsina. Hari benshi rero bagiye babigarukaho mu biganiro byagiye bitambuka. Yada TV nawe nabonye yakoze ikiganiro abivugaho, mbese ubona ko anababaye, ari kuvuga ati baraza bavuga ukuri, bavuga ko iziriya nyenyeri z'abari abana bazitwaye, benshi bakabatera amabuye bakavuga ko ari ishyari. Ariko reka nkubwire uzi ukuri ko inyenyeri z'abari abana zishobora kuba zitagihari. Nanone turaza kongera kwibaza impamvu umuhanzi cyangwa se umuntu ukizamuka mu by'Imana atangira akorera Imana, nyuma yaza kubona amafaranga akaza kubivamo byose. Hari ababyeyi ba Mama Leonel bagiye, nabonye bari banamwitira izina bita igifaru, yatangiye mbese ubona ko ari umuntu ukorera Imana, ibintu byose avuga ko ari umuntu wakwigira. Ariko nyuma budatinze byaje kuba byagenda bikwirakwira ku mbuga, hari imvugo nyinshi yagiye akoresha bigaragaza ko nawe ashaka gutwika. Hari benshi bagiye bavuga ati uwo Mama Leonel mumureke, amafaranga y'icyuzi yarayabonye. Hari poste muvandimwe wanjye yigeze apostinga, bamwita Yada TV, ni Robert, yakorera ku kinyamakuru cyitwa Yada, avuga ati amafaranga atumazeho abantu, atumazeho abakozi b'Imana, uyu ni Mama Leonel nzi. Hari benshi bagiye babitangaza, hari na benshi bagiye bavuga ko umuntu ushobora kuba arimo cyangwa se akora umurimo w'Imana awukora bitewe n'uko n'imirimo yiwe igenda igaragarira hanze cyangwa se igaragarira ku bantu bose, ari umubyeyi bita Julienne, Pastor Julienne, kuko niwe muntu ushobora kuba yagiye afasha imbobo nyinshi Nyabugogo, agenda akora ubutumwa bwiza, mbese yaba no mu rusengero yaba na hehe, ubona ko ari umuntu ufasha abakene cyangwa se abandi. Abantu bose bagiye babagaruka ati Pastor Claude ntawe yabasiga, amadini ya ADEPR reka abaye ikivumwe cyangwa se agiye kurutwa n'idini rya Islam. Ariko reka nkubwire ko ibintu byose byahanuwe kandi byagiye bivugwa kenshi. Uyu Vestina yaje kongera kwivuguruza kuri posta ziwe, avuga ko ari umuntu wamwibiye akawunti, ari umuntu wamuhakinze akawunti, ari umuntu atarakinze phone yiwe akayihuza n'iyiwe, akaba ari wabyanditse ko aya magambo atigeze yandika. Yaje gushyiraho mucyo avuga ati mundekere umugabo tubanye neza, ibyo murimo ntago mubizi, ahubwo mwebwe mwabuze ibyo mukora cyangwa se mwabuze ibyo muvuga. Imana niyo izi ukuri ndetse n'umutima wanjye, kandi nabizi ko bamuducira kobo, Imana iducira kanzu. Niyo magambo Vestina yagiye atangaza ku mbuga nkoranyambaga, ndetse yaba ari kwa Irene ari nawe manager wabo. Hari benshi bagiye bandika muri commentaire ati ase ayo mavideo cyangwa ayo mafoto wambaye ubusa muri hotel muri Canada yo yaje kuba yaturuka nimba umugabo wawe mumeranye neza. Bosco Empire yaje kuba yavugana n'umugabo we Idirisa aho yari aherereye muri Burkina Faso. Bosco Empire we yari ari hano mu Rwanda, baje kuvugana amubwira ko ashobora kuba ashaka kuzamura account yiwe ya Instagram, kandi ibyo ngibyo ntabwo yabyivangamo. Icyambere cyo niko umutima wiwe awuzi kandi umubano bafitanye nta na muntu wawuhagarika. Niyo magambo Bosco Empire yagiye atangaza, avuga ati ntago naza kumwivangira mu kazi ke, kuko iriya ni business ye, nanjye mfite business yanjye nkora ku ruhande, ntago rero naza kumwivangamo muri business. Icyo icyambere cyo niko umutima wiwe muzi ari umutima ukunda kandi k'ibyo bintu atakigera abikora cyangwa abitinyuke. Reka ngushimire wowe wabanye natwe mu kiganiro. Nimba utakora subscribe, kora subscribe kugira tujye tubana umunsi ku wundi. Reka nkubwire uti Nyagasani Yesu agume abane nawe mu byo ukora byose, kandi buri kimwe cyose